umupfumu urangije arababwira ati ntago uyu nguyu akorwaho, nimumwihorere kereka nimumwica. Icyo gihe mba mbaye inzigo mu muryango wanjye. Nkunda Imana kuko nanzwe n'umuryango. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, amaboko y'abana b'abantu nabarekura, amaboko y'Imana azabakomeza. Nakuriye muri ubwo buzima, ngeze mu myaka 15 barandoga. Bamaje kundoga, data wanyangaga yari yaranteye umugongo na mama yari yaranteye umugongo. None hatangira kungirira impuhwe, yajya kuraguza bakavuga ngo ni imandwa zamubenze. Noneho shimira Imana yo kabyara. Noneho najya gusenga Imana ikambwira ngo nubwo bakuroze nta muganga uzakuvura, kandi ikindi cyongeyeho nubwo bakuroze ni njyewe uzakwivurira. Ndagira ngo nkushishikarize yewe muntu urimo kunkurikirana, Imana itakuvuye nta muganga wakuvura. Abenshi barapfa, abandi baramugara, abandi bari muri shiririza, abandi bari mu bitaro, ariko dushimira Imana. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa 4 primaire. Noneho mwarimu aza kumbwira ngo hitamo ikintu kimwe, ari diporome ari n'ubugingo, urahitamo iki? Mwarimu ndamubwira nti ikintu ndi buhitemo, ndahitamo ubugingo bwanjye, kuko diporome ntabwo iruta ubugingo. Diporome ya mbere ni ukubaho. Yahise amereza ibitabo byanjye, ndataha. Ndabyibuka data yarankubise inkoni zidahora. Arangije arambwira ngo ngaho jya kuragira inyana. Ndibisebe, amakaye yanjye nari narayamaze mpfukapfuka ku maguru ndetse no ku maboko, kuko hose hari ibisebe. Ngira ngo bimwe na bimwe abankurikiye barabona ko mfite utudomagure ku mubiri. So noneho ubwo inyana ziza kujya kona, icyo gihe ari umubyeyi wari waraduhayeho turagira inka, aduha ifamu kuko bari baravuze ngo dushyire mu biraro. Ariko iyo famu ndagira ngo nkushishikarize ko yari irimo ikintu cyitwa amahwa. Amahwa yakora muri bya bisebe, amahwa y'imifatangwe natambuka agakura nkicara inyana zikajya kona. Data bamuhuruza, icyo gihe hariho biriya bintu byo kuvuga ngo ni uguhingira ubudehe. Data yava guhinga ubudehe akazisanga mu masaka y'umuturage, uwo mubyeyi yatiye undi muntu kugira ngo nawe yibereho. None hakaza kankubita, nkarwara amasazi kubera inkoni ndetse n'ibisebe. Maje kugera mu myaka 18, kuko narekeye gukubitwa ndi mu myaka 23. Nangeje mbwira umusaza nti rero ni izi nka nirwa inyuma zambujije kwiga, inka zambujije kuvuzwa, zigurishwa buri munsi amafaranga agashira mu kabari, zigurishwa buri munsi amafaranga ntatahe mu rugo, ntago nzongera kuziragira. Ubwo bari barakodesheje ku ifamu y'umugabo witwa Murefu, naho bakajyambwa ngo jya umanuka amabanga. Ntataha saa 2 z'ijoro, abandi bacyuye saa 12. Natahaga saa 12 nkakubitwa. Ubwo ni ubuhamya bw'Imana aho yagiye inkura. Nitwa Rugamba Ernest. Yego. Ariko ku izina ry'ubuhanzi nitwa Nkotanyi Ernest. Yego. Wacu ni mu karere ka Kayonza, umurenge ni wa Gahini, akagari k'Urugarama, umudugudu wa Kimpara, itorero rya Nyasengeramo na ADPR Rwinkuba niho nanabatarijwe. Ariko ubu ngubu ntago ariho ndi mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, mu buryo bw'akazi. Ariko iyo mbonye umwanya nteranira mu Rwikubo. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Utubwiye amazina yawe, uratubwira ngo ku izina ry'ubuhanzi, ku izina ry'ubuhanzi byumvikana ko ushobora kuba ufite ibihangano. Uyu munsi ufite nk'indirimbo zingahe wenda waba warakoze cyangwa se waba utegura gukora? Mu mbaraga zanjye, mu ntege nkeya zanjye, nabashije gukora indirimbo 11 za gospel. Yego. Hari n'izindi zitari zakorwa kubw'ubushobozi, ariko kubw'Imana nsenga
niyo nizeye izabikora kuko ibyo yakoze nibyo byari byinshi, ibisigaye ntabwo byayinanira. Yego. Hari uri kutwumva ari hirya no hino hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, aba diaspora, abari Tanzania, Burundi n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye kuko dukurikizwa n'isi yose, ariko akakuba kureba kuri kamera akaba yibaza atese koko izo gospel zirahari. Watucishirizamo muri make mu ndirimbo imwe wenda ushobora kuba warahanze kugira ngo idutangize ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se itwinjirize mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi? Yego. Indirimbo mfite ni nyinshi. Yego. Ariko hari indirimbo ihora inkora ku mutima bitewe n'ibihe naciyemo, bitewe n'amacupa nakandagiye, bitewe n'amacumu nakandagiye, bitewe n'amahwa y'inzitane naciyemo. Iyo ndirimbo niyo inkora ku mutima. Yego. Indirimbo rero yanjye ngiye kuyibaririmbira, iravuga iti: muri uku kwezi mvuyemo nahuye n'intambara zintera kwiheba, ni Yesu wahabaye cyane, nari ngiye kwiyahura, abanzi bishimye uretse ko nasenze Imana, niyo yahabaye cyane. Dore wanyuze mu bimene by'amacupa ntacyo byagutwaye, uca mu bice by'amacumu ntacyo byagutwaye, unyura mu mahwa y'inzitane ntacyo yagutwaye, kuki ibimene by'ibicuma biguteye ubwoba? Dore Imana iritamuruye izanywe no kugusubiza, muri uku kwezi mvuyemo nahuye n'intambara zintera kwiheba, ni Yesu wahabaye cyane, nari ngiye kwiyahura, abanzi bishimye uretse ko nasenze Imana, niyo yahabaye cyane. Ujya gusenga intare zishinyika ukagaruka zigishinyika, kajya mu butayu zikanuye ukagaruka zigikanuye, ukajya ku karago zitontoma ukagaruka zigitontoma, ariko buriya uciye bugufiya wasanga ziziritse, igihe cyazo kirageze nazo zigiye guca bugufi. Muri uku kwezi mvuyemo nahuye n'intambara zintera kwiheba, ni Yesu wahabaye cyane, nari ngiye kwiyahura, abanzi bishimye uretse ko nasenze Imana, niyo yahabaye cyane. Izazirwana nizisigaye nazo izazirwana, iz'amahembe izazirwana, izo kurogwa izazirwana, izo gupfusha izazirwana, iz'ubugumba izazirwana, nizisigaye nazo izazirwana, izazirwana, nizisigaye nazo izazirwana. Amen. Ndumva indirimbo zari nziza. Murakoze cyane. Imana izagushyigikire, izagufashe guteza intambwe. Hanyuma rero nyuma yuko twumvise iyi ndirimbo, reka tukwemerere usenga Imana, utwinjize mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tuyoborwe n'umwuka wera w'Imana, tuyoborwe no gushaka kw'Imana, hanyuma dukomeze. Niba ari ubuhamya cyangwa se ari ikindi Imana yagushyize ku mutima ukidusangize, ni karibu. Nongeye kugushimira Uwiteka Mwami Imana Nyiringabo, uri Imana ifite imbaraga,
Uwiteka nyagora ku ngoma Imana, uri Imana yaremye isi ntishyireho impambo ziyifashe. Mana waremye ijuru ntiwashyiraho inkingi zifashe ijuru. Urangije urema Uwiteka ibiti, urema n'amabuye, urangije urema n'inyamaswa, ubona ntago bikwiriye, urangije uraturema kandi uravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Icyo turakigushimiye, tugarutse iwawe tuje kugushimira. Nyagora ku ngoma Imana, Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru. Hanze niwe waririmbye arangije aravuga ngo uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru. Uwiteka ni wowe nkingi twegamyeho. Muri aka kanya ka none aha ngaha ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimira kubwo Uwiteka turyama tukabyuka amahoro. Nyagora ku ngoma Imana, turabizi ibitotsi ni mwene nyina w'urupfu. Data wa twese hari abaryama bakagendanirako, ariko njyewe nkushimiye ko Uwiteka twabyutse kuri iyi saha Nyiringabo, tukaba twicaye aha ngaha, tukaba tugiye kuvuga izina ryawe. Uwiteka nyagora ku ngoma Imana, tukaba tugiye kumva ibiturutse iwawe mu ijuru, tukaba tugiye kumva nyagora ku ngoma Imana ubuntu bugenda butembatembera mu mubiri n'umutima. Reka nyagora ku ngoma Imana abanyumva abari hirya no hino mu bihugu, nyagora ku ngoma Imana reka ibyo ngiye kuvuga reka bituruke ku Uwiteka, kuko uri Imana isumba byose. Reka kandi bigere mu mitima ya buri wese, umuntu wese urimo kunyumva, reka bishinga imizi mu mitima kandi bisakaza amashami mu bugingo. Uri Uwiteka rero, urakoze urakarama. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Murakoze cyane. Reka mpere ku buhamya, ibindi nzabivuga ni ingaruka. Mbere na mbere ndashimira Imana yatumye mbaho, yabayeho ntarabaho. Imaze kubaho ntarabaho, irangije irema Data, Data nawe arambyara, ndemerwa nayo mu nda. Haleluya. Icyo kintu ndagishimira Imana. Maze kuvuka nahuye n'intambara, namaze imyaka 3 mu nda ya mama. Mama bari baramuzinze, izo nizo story nagiye numva. Noneho maje kuvuka ntago ubuzima bwakomeje kugira gute kora, ahubwo byakomeje gukomera. 1997 nza kurwara icyorezo cya kajura bakunda kwita mugiga, mva mu mubiri. Mvuye mu mubiri nari mfite imyaka 6. Noneho kubw'amahirwe mama ntiyantererana, bagiye gushaka ishyamba, arangije aravuga ngo ariko ndacyafite ibyiringiro ko umwana wanjye atapfuye. Arangije ajya ku gitanda aho twararaga na papa na mama, akuraho urubaho. Amajije gukuraho urubaho, araza aracana, abwira papa ati nimucane impindu. Ntago ari wabyibwirizaga kuko nari narangije gupfa, nari narangije no gukonja byarangiye. Nkotanyi bashyize pampa mu mazuru. Mama arangije acana umuriro, bashyiramo impindu. Papa yakuye umwambi, iyo wajyaga higisha akiri umusore, akura umwambi akura n'uwundi, barangije barayicana, bayicanye ari imyambi 4, nta hantu batambabuye. Umwotso wa nyuma niwe wankanguye mu myotso 42, umwotso mu gihorihori barawushiririje, ngira ngo urabona ko no muganga harimo imyotso. Barawushiririza neza bishyika ku bwonko, nabadutse nirukankira ku buriri. Cyo natse mama n'amazi yo kunywa, andamiza amata yo kabyara. Icyo nacyo nyishimiye Imana. Nakomeje gukora gutyo ndakura, ngeze mu myaka y'ubukure, reka mvuge nti natangiye intambara 2010. Imana ishimwe cyane. Navukiye mu muryango utaza agakiza icyari cyo, bakuriye muri za Nyabingi na za Ryangombe, niyo Mana bari bazi. Muri iyo myaka y'ubutoya nanjye nibyo nari naratoye, ariko nshimiye Imana yankuye kwa Ryangombe ikanshyira mu gisekuru cya Burahamu. Iyo niyo nshimira Imana.
namajije kujya mu myaka y'ubutoya, ndi mu ngimbi, ndi mu myaka 11 ntangira kwiga gusenga kuko nari nturanye n'abarokore. Iwacu twari duturanye n'abarokore. Umugabo Werarisi, Imana izajya imuha umugisha, Werarisi yajyaga ajya gusenga nkamukurikira, na Janvier nkamukurikira, na Nkuru Nziza bakundaga Imana cyane, bari abahungu bakunda Imana. Nyuma nza gukuriraho ngaho, data yajya kuraguza, noneho bakavuga bati ntago uriya mwana muzamushobora. Icyo nicyo nshimira Imana. Ati turajya gukurura, twatera inzuzi, twarebera mu mazi, tugasanga arimo aracana umuriro. Kubera twadushashi uko nagiye mu rusengero, Imana iragenda incanaho. Imana ishimwe cyane. Ubwo ngubwo bigenze gutyo, ntangira kwangwa mu muryango. Data arangije arambwira ati mwana wanjye nari naraguhaye inka, ndangije ndakubwira ngo nahangaha ndahaguhaye, nutava mu byo urimo ndahakwaka. Ibyo nge ntago nari mbizi, nari ndi mu myaka y'ubutoya. Ngejeje mu myaka 13, noneho numva gusenga biraryoshye. Baduhamagara bagiye mu gicumbi cyangwa se bagiye ku ruhimbi, ngewe ubwanjye nkatoroka. Bahamagara abana, twavutse turi abana 6, hapfa 3, dusigara turi 3. Noneho bahamagara abana, hakaza 2 bakavuga ngo Bucura ari hehe. Mukuru wanjye nkurikira akavuga ngo ntawe uhari, yagiye. Icyo gihe nyogokuru yarakiriho, nkajya munsi y'igitara cya nyogokuru, bakaza kunshakisha bakambura. Umunsi umwe data aza gutumira umupfumu, aza mu rugo, barangije baranzirika kugira ngo bandagurire. Umupfumu arangije arababwira ati ntago uyu nguyu akorwaho, ni mu mwihorere, kereka ni mu mwica. Icyo gihe mbaye inzigo mu muryango wanjye. Nkunda Imana kuko nanzwe n'umuryango. Ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, amaboko y'abana b'abantu nabarekura, amaboko y'Imana azabakomeza. Nakuriye muri ubwo buzima, ngeze mu myaka 15 barandoga. Bamaje kundoga, data wanyangaga yari yaranteye umugongo, na mama yari yaranteye umugongo. None hatangira kungirira impuhwe, yajya kuraguza bakavuga ngo ni imandwa zamubenze. Noneho shimira Imana yo kabyara. Noneho najya gusenga, Imana ikambwira ngo nubwo bakuroze nta muganga uzakuvura, kandi ikindi cyongeyeho, nubwo bakuroze ni njyewe uzakwivurira. Ndagira ngo nkushishikarize, yewe muntu urimo kunkurikirana, Imana itakuvuye nta muganga wakuvura. Abenshi barapfa, abandi baramugara, abandi bari muri shiririza, abandi bari mu bitaro, ariko dushimira Imana. Icyo gihe nigaga mu mwaka wa 4 primaire. Noneho mwarimu aza kumbwira ngo hitamo ikintu kimwe, ari diporome ari n'ubugingo, urahitamo iki? Mwarimu ndamubwira nti ikintu ndi buhitemo, ndahitamo ubugingo bwanjye, kuko diporome ntabwo iruta ubugingo. Diporome ya mbere ni ukubaho. Yahise amereza ibitabo byanjye, ndataha. Ndabyibuka data yarankubise inkoni zidahora. Arangije arambwira ngo ngaho jya kuragira inyana. Ndibisebe, amakaye yanjye nari narayamaze mfukapfuka ku maguru ndetse no ku maboko, kuko hose hari ibisebe. Ngira ngo bimwe na bimwe abankurikiye barabona ko mfite utudomagure ku mubiri. So noneho ubwo inyana ziza kujya kona, icyo gihe ari umubyeyi wari waraduhayeho turagira inka, aduha ifamu kuko bari baravuze ngo dushyire mu biraro. Ariko iyo famu ndagira ngo nkushishikarize ko yari irimo ikintu cyitwa amahwa. Amahwa yakora muri bya bisebe, amahwa y'imifatangwe natambuka agakurura nkicara inyana zikajya kona. Data bamuhuruza, icyo gihe hariho biriya bintu byo kuvuga ngo ni uguhingira ubudehe. Data yava guhinga ubudehe akazisanga mu masaka y'umuturage, uwo mubyeyi yatiye undi muntu kugira ngo nawe yibereho. None hakaza kankubita, nkarwara amasazi kubera inkoni ndetse n'ibisebe. Maje kugera mu myaka 18,
kuko narekeye gukubitwa ndi mu myaka 23. Ndangije mbwira umusaza nti rero ni izi nka nirwa inyuma zambujije kwiga, inka zambujije kuvuzwa, zigurishwa buri munsi amafaranga agashirira mu kabari, zigurishwa buri munsi amafaranga ntatahe mu rugo, ntago nzongera kuziragira. Ubwo bari barakodesheje ku ifamu y'umugabo witwa Murefu, naho bakajyambwa ngo jya umanuka amabanga. Nkataha saa 2 z'ijoro, abandi baciye saa 12. Natahaga saa 12 nkakubitwa. Ubwo ni ubuhamya bw'Imana aho yagiye inkura. Igihe kigeze nza gutoroka njya gushaka amafaranga, natorokeye mu Mutara mu murenge wa Rwempasha mu kagari ka Kazaza. Ndagira umugabo witwa Rugwizangoga, ankubise amaso aravuga ngo uno mwana ntago ari inzererezi ahubwo ni ukubura haba, umva ari ku muntu ufite ababyeyi. Naragiye inka ze zarimo umushumba yirwaga mu Kirimburi akina umupira. Inka ze nzigezemo hamazemo nk'amezi 3, abandi bantu bashaka kugira gute kunyaka uwo mugabo kugira ngo nje kubaragirira bitewe n'ukuntu inka zabo zimeze. Ndavuga nti Imana yanzanye ahangaha, yari afite umuhungu witwaga Rumayo nawe yari umurokore. Imana yanzanye ahangaha izahankura nsubira igahina. Imana ishimwe cyane. Noneho Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nari ndagiye iruhande rw'umuvumba ku mwaro kwa bwana Kweri, ni mu Mutara Rwempasha. Noneho numva indirimbo injemo, iyo yari iya kabiri. Iyi ndirimbo maze kubaririmbira mu kanya muri uku kwezi mvuyemo. Indirimbo ndayiririmba, indirimbo numva inyuza umutima, noneho ngira ishyaka ryo kuyandika. Ndangije mfata igiti njya ku musenyi nandika amagambo yose. Umwana aje witwaga Rwabinungu aje kungemurira, ndamubwira irukanka ugende unzanira ikaramu n'urupapuro. Yari umunyeshuri. Karamu aragenda arabizana, nandukura ya ndirimbo. Maje kuyandukura ndangije nyishyira mu mutwe, urupapuro mpita nduca. Urupapuro nduciye ako kanya Rugwizangoga ari umuntu. Icyo gihe Rugwizangoga ari umuntu ukunda kwinywera waragi, ukunda kunywa kanyanga cyane. Ariko naba ndyamye aho ndi nkavuga ntuwiteka, amafaranga ya mbere nzavana ahantu nzayasohoramo indirimbo. Nangahe se naragiraga inka 5 bampemba 10,000. Yari afite umuhungu witwa Minivamu yakoraga kuri MTN Nyagatare, yohereza amafaranga y'umushumba, umusaza arayarya. Ubwo se yandirimbo nari nkiyikoze? Ntago nari nkiyikoze kuko umusaza yagiye mu nyanga ari inywera. Ndangije nsenga Imana, nari nyuye inka saa 12 zigiye kwinikizwa barekuye izazo. Umwana niwe wari ugiye gukamisha. Ndangije nibeta munsi y'ikiraro nsenga Imana, ndavuga ntuwiteka nimbona aya mafaranga ndahita ntaha kandi ntago ngaruka inyuma. Naragiye mbatekera umutwe, ndababwira nshaka kugura boots zo kujya ndagirana kandi ashaka ikote ry'imbeho. Murabona ko ari mu itumba, icyo gihe ari mu kwezi kwa 4, byari bikomeye cyane. Noneho umusaza yumvishije ko no kujya kugura boots, yumvishe ko no kugura ikote ndetse n'isinde, yayamaye yirukanka. Nafashe ya Nyagatare, maje gufata ya Nyagatare, Imana yo kabyara nayo yanteguriye itike. Nabonye umuhungu namubwira nti wamfashije ukangeza ku rukimodoka irukara nkata ku muhanda ugi wacu ko Imana izaguha umugisha. Arandeba arangije arambwira ati se sha kubona ndimo ndakorera amafaranga nta mafaranga nkutware, kuko nari nize navuye Rwempasha n'amaguru ko ahantu hagenda 2,000. Nari mvuye mu Gakindo, mudugudo mu Gakindo, ngenda n'amaguru mpaka Nyagatare mu mujyi. Nibwo nahuye niyo modoka imo guturuka muri gare, ndamwinginga yari atarakata ngakomeze umuhanda ukomeza Kabarore. Ndamwinginga ngiye kubona mbona ashyize mu modoka, anje ngo ni nko kugushyira mu ibutu. Harimo umukozi w'Imana, umumama Vanessa sinzamwibagirwa, arambwira ngo korera umugisha. Mugisha arawukorera koko, yangejeje ku mbuto z'amahoro, ntago yangejeje ku kimodoka cya Rukara. Nazamutse ku bitaro, ngeze mu rugo kuko bari barambuze. Mama kubitwa n'inkuba, nari nsanze atetse umushogoro. Hari ahantu Imana idukura ikagera n'ahandi dushyitse.
yigeze ibwira Yakobo ati nagukuye ku mpera z'isi ndetse no mu mfuruka zayo, nanjye hari ahantu yankuye. Noneho umukecuru arangije arambwira ngo ngaho jya mu nzu. Bari basigaranye inka 3, kuko nagiye mbere yo kugenda nabwiye Imana ni Uwiteka izi nka zinyicishije ubworo kandi zikamwa ari nanjye uziragira, Uwiteka uzampa ikimenyetso uzasiga inka 2. Nasanze inka 3, iya nyuma bayigurishije mpamaze nk'ukwezi. Noneho mpita njya mu mujyi wa Kigali. Imana ishimwe cyane. Nahahuriye n'ingorane. Ngiye mu mujyi wa Kigali banyoherereza amahembe, ndagaruka 2014 ndagaruka. Majije kugaruka nza narabaye umuhondo nsa nkari norage. Mukecuru nkubise amaso agira impuhwe, burya umubyeyi yabyaye si kimwe n'umugabo. Ndyama muri saro ko n'ubundi nararaga mu kirambi, mukuru wanjye yari yaranyirukanye ngo nuko ari umusilamu nge nkaba umukirisitu. Amvana ku buriri nkajya nsasa umusambi muri saro. Aho ngaho ndaharyama, hari umubyeyi madamu wa Mugande n'ubaracyahari mwa Safari niho agicumbitse. Arangije aravuga, arazabwira mukecuru ati nyamara hari ya ruguru hari umugabo usenga amadayimoni agahunga. Imana ishimwe cyane. Nabonye Imana yirukana amahembe, nabonye Imana yirukana abarangi, nabonye Imana ikiza uburozi, nabonye Imana ihanagura ibyo bagusize. Muri Ezekiyeli ibice 4 ku murongo wa 15 niho havuga ngo yewe mwana w'umuntu we, amabyi yose bagusize nyagukuyeho, dore nguhaye ibisheshe by'amase y'inka ari byo uzajya utekesha ibyo kurya byawe. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe nari ndi kuri Keteri, mubyara wanjye yari yaranyitegereje arangije arambwira ngo taha. Muramu wanjye niwe wampaye itike, Gilbert papa Faisi Imana izajye muha umugisha. Ndataha, ngeze mu rugo nibwo uwo mudamu yaje abwira mama ati ndakwinginze reka tugerageze irya none, nimba rugamba ari uwo gupfa ataha Imana imwakire mu bayo, nimba ari uwo kubaho akomeza akorera Imana. Imana ishimwe cyane. Mama yaravuze ngo ngaho mujyane. Ajya mu gicumbi, nasanze Imana iruta ibicumbi. Imana ishimwe cyane. Imana iruta Ryangombe, Imana iruta Nyabingi, Imana iruta ibigirwamana. Meshake, Seduraka na Abedenego niyo bavuze ngo naho Imana yacu yadukiza cyangwa se ntidukize, ntago tuzapfukamira ikintu wabajije n'intoki zawe. Nushaka utujugunye mu muriro. Nanjye nabaye gutyo. Bari banyinginze ati wareka tukajya ku mugore witwa Kayitesi. Kayitesi ni umupfumu muri karitsiye iwacu arahitinze. Ndababwira nti njyewe Uwiteka aruta umupfumu Kayitesi. Imana ishimwe cyane. Naragiyeyo Habimana Erasto bakundaga kumwitabira hanze, yaransengeye. Nta nubwo nari ndi mu nguni kure n'inyuma y'urugi nkuko naba ndi inyuma y'urugi. Arangije aravuga ngo ariko hari umuntu urimo kunyotsa. Haleluya. Hari umuntu urimo kunyotsa. Abantu bararebana buri umuntu botsa. Arangije aravuga ngo inyuma y'urugi hari umuntu urimo kunyotsa. Nimumuza, ntago nabashaga kugenda. Uwo mudamu niwe waje amfashe, nagera nk'aho abantu batari, nkahagarara nkabanza nkaruhuka nani mfite akabando. Yaransengeye Habimana Erasto wabone mu majyepfo, amajije kunsengera mitanyira, kandi ubundi unarebye nari ndi kuri nomero y'urupfu. Imana irangije iratangaza iravuga ngo haburaga umunota uyu. Imana itugarurana nyuma ya zeri ikatugarura, yabuzwa n'iki kuturengera? Abaroma 8 ibice 30 niho havuga ati iyo muduhaye yabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Imana ishimwe cyane. Nge nkunda Imana
Imana yacu ntigaragara ariko Imana ikora ibigaragara. Aleluya. Icyo gihe natashye naraka, abankubise amaso mukimara barangije baravuga ngo uriya se mwene Rwangarinda wagiye asa n'umuneke wa Mbogoya, tihagiye adasa na Sindika, none dore agarutse amaraso yagiyemo. Nari maze iminota 30 imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo imyaka 1000 ku bugingo bwanjye Imana nize zabihinduramo umunsi umwe. Icyo gihe muzehe na mukecuru barangije baranca, ndagenda njya mba ku rusengero mpura n'intambara. Hari umugabo witwaga Mpamyabigwi George, niwe wari ukurira iryo torero ngo ryitwaga Unification Church, undi yitwa Francis Makuza, baravukanaga. Ndagenda mbaho ngaho, majije kuhaba noneho ndanahatinda cyane, nza guhura n'intambara y'uburwayi. Imana ikajya iza igatuma abakozi b'Imana bakansengera. Erasa akavuga ngo ntago uzapfa, agatuma abakorari bose ntago uzapfa. Naje gukira, majije gukira nsubira mu rugo. Mfite masenge bamwita Yudita Bayisenge, niwe wamfashe ukuboko aranjyana n'akamagaju, bakunda kumwita Mama Sara. Amajije kunjyana kuko Mama Sara niwe wari ushinzwe icyo gihe ababyeyi abategarugori bo muri uwo mudugudu. Banshyitsa mu rugo, mama yagiye kuza, yari yagiye ansanga mu rugo. Arangije aravuga ngo uwo bavugaga ngo yapfuye sindeba ari muzima. Aleluya. Imana igikora ikinyuranyo abantu bagatangara. Kandi mu by'ukuri nari nivuye mu ishusho y'abantu nagiye mu yindi shusho, ariko Uwiteka aje ankoze ku mutima arongera arawukangura. Aleluya. Icyo gihe data yitambwira ngo ntugafate ibere ry'inka. Aleluya. Arongera amwe ngo kandi ntukabyare, ntugaheke, ntukagire, anuka ibitutsi byinshi. Mfite mukuru wanjye, duhari igikuta kiri mu rugo, yagiye afata ikara yandika ku gikuta, yandika amazina menshi cyane, yandika Rutumbi, yandika Ruhambwa, amazina atabaho yose aragenda arayamanuka ayageza aho ngaho. Narangiza nkajya mbwira bene data nimujye kugira ngo muzamenye icyo nicyo, muzagende musome ku gikuta cy'iwacu. Imana ishimwe cyane. Bakajya mu butayu bakandira. 2015 niho natangiye gusenga Imana, numva bindimo neza. Indirimbo ya mbere nayikoze 2016. Imana ishimwe cyane. Nahimbye indirimbo yitwa ngo nzaririmba imbaraga zawe, nzaririmba urukundo rwawe, nzaririmba gukomera kwawe, mvuga kuri umwami w'abami. 2016 nabaga ahantu bita Kicukiro mu kagari ka Nyanza. Nta hantu ntarabukira, nabaga kwa Francis Makuza n'abandi bamembure bose. Ariko nkanyaruka nkapfumura igipangu nkajya ku Gisozi ahantu mu butayu bw'Ishiro. Hari umubyeyi witwaga Mama Jani na Mose, barasengaga Imana ijye ibaha umugisha. Imana ikagihora imbwira ati mwana wanjye nzagukura muri Egiputa. Aleluya. Nzagukura muri Egiputa. Habagaho umunsi wo gusengera abantu, hari kuwa gatatu, kuwa mbere kwari ugusenga amateraniro asanzwe, hari icyumba cyiza cyane cyarimo umwuka w'Imana. Icyo gihe mu buzima bwanjye nkunda kubyinira Imana, nkunda gusirimbira Imana. Ndabyina, amajije kubyina umushyitsi wari wahaje yari yaturutse mu karere ka Nyamasheke, arangije avuga ngo mva ukuntu Imana ivuganye nanjye, atugiye kuba umuhanzi w'icyitegererezo, ugiye kuzaririmba ku isi bamenye ko Imana iri mu ijuru. Ubwo nanjye nshimira Imana mu mutima, ndavuga nti Imana ishimwe cyane. Mu buzima bwanjye yego nari umuhanzi, ariko nta mpano ya gospel nari mfite. Naririmbaga izindi ndirimbo zisanzwe, indirimbo z'umuco nyarwanda, ariko Imana iza kunkubitaho itara ry'indirimbo zo kwiririmbira. Aleluya. Ndangije ndavuga nti nahimbye ikivugo cy'Imana naba ndi ikigwari. Ndangije mpimbe ikivugo nkikurikizaho n'iyindi ndirimbo. Iyo ndirimbo iyo igiye gutangira itangizwa n'ikivugo cy'Uwiteka.
Imana ishimwe cyane. Nangije ndavuga nti n'aka karamaze. Aho niho natangiye kwinjira mu nganzo neza. Ubundi najyaga numva ishimwe rinyuzuye, ryamara kunyuzura narangiza nkaririmba, iyo ndirimbo nkayandika, nkayijyana muri studio, narangiza nkayisohora, nkajya nyiyumvira njyenyine nkumva nta wundi wayumva. Havuga ngewe nzajya mvuga n'uwo nzabyara, nubwo data yavuze ngo nzapfa ntabyaye, nzapfa ntikamiya yimbwa. Ariko icyo gihe nanjye nzavuga nti naririmbiye Imana. Haleluya. Icyo gihe ubwo nari maze gushyika 2017. Imana ishimwe cyane. Ndangije ndaza mba mu mujyi wa Kigali. Vuye mu mujyi wa Kigali ko hari ibindi nasimbutse. Ndaza nzirw'inkuba mu murenge wa Gahini. Imana ishimwe cyane. Bari banziho nk'umuhanzi wa gakondo, bari banziho nk'umukozi w'umurenge, bari banziho nk'umunyabisigo. Barangije bavuga ngo noneho yabaye umukozi w'Imana. Icyo gihe nibwo His Excellency yavugaga nk'isengero zidakoze neza. Haleluya. Ariko n'Imana yabikoze kugira ngo abanze bakontorere inzu y'Imana. Ngizo nsengero nizihagarare, hakomeze gukora insengero zikoze. Icyo gihe zirahagarara. Hari umukozi w'Imana yabaga rya Kirenze. Uwo mukozi w'Imana, Imana nimuha umugisha kuko yacumbikiye benshi. Imana irabyemera. Kandi hakiriye benshi. Imana irabyemera. Birangije, Imana ni umuhanga. Imana kandi ni nziza. Imana ni umubyeyi. Umuhanzi niwe wagiye mu mwuka, arangije arahimbaza aravuga ngo ndumva nayiheka. Kandi mu by'ukuri ni umugabo w'ibigango, ntago yajya no mu bitugu bye. Ni umugabo muremure, ni umugabo munini cyane. Arangije aravuga ngo kubw'ibyo Imana yamukoreye, aravuga ngo ndumva Imana nayiheka. Haleluya. Amen. Noneho icyo gihe hari mu kwezi kwa karindwi kwa 2017. Noneho njya gusenga. Ngiye gusenga nari ndi kumwe n'umuhungu witwaga Furuwi Vedaste shimye Imana, ariko ku izina ry'ubuhanzi yitwa Furuwi. Yari umuhungu ukabije cyane, yari umuhungu umunywa rumogi, yari umuhungu umukaratika. Arangije arambwira ngo nsengera Imana ibi nimbivamo nzaba umukristo. Haleluya. Nagiye Samatare mara y'imisi 3. Ndasenga ndavuga ntuwiteka, ntago nzanwe no kugira ngo ngirire neza, nabyo bingiriyeho nabugira umugisha. Sinzanwe no kugira ngo umpe amafaranga, nabyo bingiriyeho nagira umugisha. Ahubwo nzamuwe na mwene data. Tugiye twari duhuriye Kicukiro, ajya Kimihura gutanga ikiganiro kuri KSFM. Ampereza icyo cyifuzo, manutse nibwo najyaga Samatare. Namaze y'imisi 3 mitamanuka Gahini, sanga yarakijijwe. Ngezeyo niwe atangiye kumbwira ngo kwa Kerema barasenga, kwa Murokore. Arambwira ngo Nyagahandagaza barasenga. Arambwira ngo rya Kirenze barasenga. Ati kandi hari amavuta y'Imana. Imana ishimwe cyane. Wa wundi wanywaga inzoga, wa wundi utarashobokaga, wa wundi n'ubuyobozi bwajyaga gufata bakabanza bakarwana bakamufata bitonze, kuko yari afite deuxième dan. Haleluya. Amen. Noneho shimye Imana Vedaste arangije arambwira ati tujya gusenga. Tujya gusenga. Icyo gihe ndabyibuka batahaga saa 6. Haleluya. Amen. Icyo gihe batahaga saa 6. Noneho ubwo saa 6 zigeze nibwo twahise dusezererwa. Tumajije gusezererwa, abakristo bose barataha. Imana irambwira ngo mwana wanjye nkukijije amahembe yarajye kugutsinda kwirimbi yo kwa Padiri Karubamba. Ndatekereza se ko nta muntu nagiriye nabi, ko nta muntu ayo mahembe turapfa iki? Arangije umukozi w'Imana arambwira ati Imana ibikuyeho, ariko irambwiye ngo izanye ikimenyetso. Mujye mutinya ikimenyetso cy'Uwiteka. Zanye ikimenyetso kugira ngo ubone ko Imana iri kumwe nawe. Iragira ngo ibereke ko byakugezeho ariko ntacyo byagutwaye. Haleluya. Amen. Byarankomerekeje.
nageze hagati yo kwa padiri, hagati y'amarimbi, hari irimbi ry'abapadiri, hari n'irimbi ry'urwibutso rya jenoside.